ugendana n'injiji enye uburi ya gatanu wagendana n'abahanga babiri ukaba wa gatatu. Ibyo sinabibabwiye abanyeshuri mwiga mugiye gutangira kwiga ubujijwe kuba inshuti n'umwana wo wanyuma kuva kuwa mbere kugeza kuri batanu. Ngizi inshuti ugomba kugendana nazo zikagufasha ibyo utumva. Naho nugendana na za kananga zizana amanota 0 n'ibice 8 imibare yo mobile money urabuduhombeje Minerva ibyo ku ishuri ngo ntago bimeze nk'ibyo mu rugo. Yes, nyenyeri y'ubuzima. Yes. Hari yaruvuze ngo inshuti zingahe? Iyo ufite inshuti ebyiri z'abanyabwenge uburi ya gatatu. Nibyo. Hanyuma ku ishuri waba uri umunyeshuri ugakundana n'abana baba banyuma ubwo ba wihuje n'inyenyeri y'ubuswa. Nibyo. Ariko nugira umwana wa mbere ukamugira inshuti uramanuka uve mu banyuma uze wihuze n'inyenyeri y'abanyabwenge. Abana turi kujana isomo rikomeye cyane. Biri somo rirakomeye. Kandi nimba urugo rwarakunaniye inyenyeri urugwarazimye va mu bihararumbo byananiwe ngo bidevorushije yahanda bishoboye nk'inshure 5 vayo ahubwo ujya kwihuza n'abashoboye ngo ubona bari mu ngo bakanga bakabinzobe bakabyibuha jyaho ngaho barahita bazamura inyenyeri urugo rwawe. Ariko nujya mu bananiwe ngo inyenyeri urugo iramanuka. Buri inyenyeri zisinzirizwa n'abakugaragiye. Ni ibintu biri obvious. Nuva abantu bakugaragiye se kibabanyuramo asinziriza inyenyeri zawe. Ni ibintu byoroshye cyane. Nuvuga niba inyenyeri uribuka isomo twize ryanye n'uburinzi bw'inyenyeri. Kuyirinda. Uburinzi burya ni ikintu gikomeye cyane. Niyo pfundo rya. Niryo pfundo. Nukuvuga buri nyenyeri yose igira uburinzi. Buri nyenyeri yose igira uburinzi twarabibonye. Nuvuga niba ufite inyenyeri yo kubwiriza cyangwa se inyenyeri yo kuvuga hari uburinzi ugomba kugirira amagambo yawe. Ubwo burinzi harimo ubumenyi uriko ibyo bintu kuvuga ibintu uzi neza kubera ko aho wamugana aho kunyerera ijambo wanyerera akaguru aho kunyerera ururimi wanyerera ukuguru twahomahoma twanashyiramo na tije mu gihe bibaye ngombwa ariko ururimi wanyereye ururimi byanyabyo kuriyo n'amazi atemba n'ibindi bindi. Noneho iyo rero ufite inyenyeri yo kuvuga hari protection nuva hari bwa burinzi twahereyeho cya gihe nuvuga ubwo burinzi burimo wenda kwiyungura ubumenyi n'urugero kugira ngo ujye uvuga ibintu wamuganuzi kuki uvuga ibintu utazi none se none ikindi niyo nyenyeri yo kuvuga ubwo n'urugero twari dutanze abantu bakugaragiye nabo bayigiramo uruhare kubera ko uzabicunge neza ibintu byica umuntu avuga mu buzima bwa buri munsi akenshi biterwa n'abantu bamugaragiye ko nibo baguha amakuru nibo ubona buri munsi niba mukunda kubwira abantu ko hari inshuti 5 ngomba kuba ufite mu buzima. Inshuti ya mbere ni inshuti ikwizereramo. Hari inshuti bikwizereramo mu gihe isi yose itakikwizera ugasanga mama Lionel niwe muntu uvuga amagambo yatuma wiyumvamo icyizere akwizereramo mu gihe abandi bose bakubwira oya batakubona nk'amazi yo kunywa kuko hari umuntu warakomanza ahantu henshi hose bamubwira oya muri make ntago bakubonamo amazi yo kunywa kubera ko burya amazi uko yabasa kose yazimya umuriro. Amazi uko yabasa kose nuva amazi ashobora kuba atanywebwa utayatekesha uri kumva ashobora kuba utayafurisha ashobora kuba utayakoropesha ariko umuriro uteye wasukamo umuriro ukaba wazimye. Nuba nta muntu umwe ushobora kubura ikintu yamara ushobora gukomanga ahantu rero ntibakubonemo amazi yo kunywa ntibakubonemo amazi yo gutekesha ntibabe banakubonamo amazi yo kwiyuhagira ntibabe banakubonamo amazi yo gukoropesha uri kumva ruva aho ugeze hose ni oya umuntu hari umuntu warumvise oya nk'igihumbi aha komanze hose bamubwira uri kumva ibyo bikomere tekereza bya bikomere wakizaga hariya nk'umuntu wumvishije izo oya nyinshi ukuntu abameze inyenyeri ze ziragenda zigahondobera niba ariko navuga zikajya muri koma iri muri koma kuyikangura rero bisaba bya bintu bishitura uri kumva ibyo bintu nuvo ubukeneye umuntu rero ukwizereramo kugira ngo kwa kundi utibonamo amazi wenda yo kuzimya umuriro wenda uri amazi yo kuzimya umuriro ariko byibuze
icyo cyizere iyo uhora wumva ibiganiro nk'ibi ngibi ni urugero ushobora gutangira guhinduka amazi yo gukoropesha ejo ugahinduka amazi yo kwiyuhagira ejo niko abantu bakiri ibikomere ejo bundi ugahinduka amazi yo kunywa birashoboka ko ayo kunywa niyo y'agaciro kurusha andi yose ni nka bya bikomere twavugaga habaho ubwoko bwinshi bw'ibikomere ngira ngo twigeze no kubiganiraho kare ibikomere bya nyuma ni ibikomere byo kwiyahura hahandi umuntu isi yarayanze arashaka kwiyahura uwo muntu niwe muri frequences z'ibikomere mu nyenyeri z'ibikomere niba ariko navuga aba ari we uri hasi cyane aba ari we ni uvuga inyenyeri ye mu kuzamuka akiri ibikomere iri down cyane iri kuri cya gikomere cyo kwiyahura hari igihe inyenyeri isinzira kugera ku rwego umuntu yiyahura ya nyenyeri y'icyizere twavugaga umuntu kwizereramo uri kumva noneho hejuru ye hari umuntu nawe ubona isi iri unfair ni ukuvuga isi ntabwo koko imbanira ariko byibuze we yari yakiriye bivuze ko atandukanye n'uriya wakwiyahura uwakwiyahura we ahora bitekereza kenshi avuga sumu yapanyigura ngahe ahora byibaza nayinywa ne nagira gute urumva ugiye kwiyahura n'uwiyakiriye ni abantu babiri batandukanye ariko bose bafite ibikomere bose inyenyeri zabo zirasinziriye noneho uwa gatatu nushaka impinduka nyeka ko nk'abantu baba twumva hano bose ni abantu bashaka guhinduka kubera ko udashaka guhinduka wiyakiriye ari mu mipira ari mu miziki ari mu rukozasoni ari mu bindi bintu ari mu bintu nyine ari mu kabari urakoze cyane sibyo abantu bose bari kumva iyi message cyangwa se buno butumwa abantu bari kuri Mama Lionel TV na abantu bari nyeka ko bari kuri iyo level kuko nta kuntu waba wariyakiriye ukaba uri hano nawe bishoboka biragoye ariko bigaragaze ko isi yose umubare munini w'abantu ni abantu basa naho biyakiriye umubare munini w'abantu ni abantu bahebeye urwaje bategereje umuntu ushita ni abantu barangaye uri kumva kubera ko umubare munini batarangaye hano twaba dufite nk'abantu 100,000 bari kudukurikira live n'urugero kuko abantu baramutse bakangutse bakabaye bari hana ari benshi niba ariko navuga nuvuga abantu benshi bararangaye uwo muntu rero ushaka impinduka urumva byibuze arashaka impinduka ariko yabuze akanyabugabo urumva mu bijyanye no gukira ibikomere mu bijyanye no gukangura inyenyeri hari level byibuze ariho itandukanye n'iyuriya wiyakiriye itandukanye n'iyuriya nanone uri hafi kwiyahura noneho hejuru y'uwo nguwo ushaka impinduka hari uri motivated nuvuga umuntu ufite akanyabugabo wowe niyo umubwiye ibintu akora kugira ngo inyenyeri ikanguke arabikora kubera ko afite iki akanyabugabo hano ushobora kubwira abantu ibintu bakora kugira ngo bakangure inyenyeri zabo ariko uriya uri hafi kwiyahura nta kintu yakora uriya wiyakiriye nawe nta kintu yakora nuri ushaka impinduka nawe nta kintu yakora arabyumva yumve ni byiza ahita agenda yiryamire ntabibyaza umusaruro uri kumva ariko uri motivated arahita kwandikira none ngaha kubwira ati ejo ndatangira ibi n'ibi ngomba guhindura ubuzima ngomba guhindura abantu tugendana uwo rero ni nawe ukangura inyenyeri bigakunda iyo atangiye gushyira mu bikorwa rero nuvuga mwaganire ku nyenyeri zose mwarazivuze y'urushako twavuze y'urukundo twavuze y'uburezi y'ubuzima yo gukora uri kumva no kuvuga inyenyeri zose mwavuzeho nizo wenda nanjye nakomojeho nta kintu zaba zimaze mu gihe ibintu bizikangura bidashyizwe mu bikorwa kubera ko kumva ni kimwe ariko ushobora kumva ukagenda ukiryamira nta mpinduka zibaho rero iyo nta gikorwa nta mpinduka kandi noneho se kiba hita yongera akakwibagiza niyo mpamvu tugomba kwiga ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi iyo udashyize mu bikorwa rero uhita wibagirwa hari n'igihe wongera ukamanuka ugasubira kuri ya level ushobora no kwiyahuriraho nuvuga umuntu watangiye bino byigisho kuva ku munsi wa mbere ubitangira ashobora kuba yari kuri level yo kwiyahura uri kumva ukamuzamura ukamugeza kuri level yo kuhebera urwaje wenda akavuga ati ntabwo ndi bwiyahura ariko reka niyakire wenda ari kumbwira ngo ni inkora ariko ntabwo biri gukunda reka niyakire noneho ukongera ugakomeza ukigisha ukanatumira n'abandi batumirwa nkatwe n'abandi ukamuzamura ukamukura ku kwiyakira ukamugeza ku mpinduka hari igihe azabyuka avuga ati ariko wakora impinduka ariko akabura
akabura motivation nova yabuza akanyabugabo ejo ukazana undi mutumirwa akaza none akamushyiramo kakanyabugabo uri kumva hano mukuye mu buheneberi kuzimu urimo uragenda ugira gute umuzamura inyenyerize urimo uragenda urimo uramuzura yari yarapfuye ninga byandi bavuze ngo Yesu yazuye abantu batatu gusa hari uwo yasanze mu rugo agakobwa ka Yayiro hari uwo yasanze mu nzira hari n'uwo yasanze mu gituro bivuze ko mu rugo umuntu ashobora kuhapfira kandi umubona ariko yarapfuyemo imbere yarashize kandi ari mu rugo umusanga rero kamuzura Yesu yazuye uwo muntu wari warapfuye mu nzira umuntu agenda ashobora kuba yarapfuye ahagaze bibaho cyane kubera iki yitakarije icyizere yibona nk'amazi yo gukoropesha nuvo yarazimye isi yaramubihiye yibona nk'amazi yo gukoropesha cyangwa yo gukatisha ibyondo urakoze cyane bakumera amashyi bakurikiye nuva ari umuntu wibona nk'amazi yo gukatisha ibyondo ariko uri kumva aho harabageze uwo muntu birenze noneho no kwiyakira ibyo aba yariyanze niwo ari umuntu unavugisha ukahita ubona afite ihungabana ukabona uramwifuriza ibyiza ati se noneho ni njyewe ati akagiramo n'ubwoba uri kumva ahantu ari muri bya bikomere byo hasi none inyenyeri mukazivuga adashyize mu bikorwa ni ukuvuga niba ataragera kuri rwa rwego rw'akanyabugabo ngo atangire ashyire mu bikorwa uku kwezi kose kwaba ari imfabusa ni uvuga inshingano nyamukuru y'uyu munsi ni uko dushyira mu bikorwa kubera ko ibikorwa nibyo bitanga umusaruro ibitekerezo bigumya ari ibitekerezo ndakubwiza ukuri ibitekerezo bigumya ari ibitekerezo iyo udashyize mu bikorwa nubwo inyenyeri y'ibitekerezo ibintu byose bitangira mu bitekerezo ariko iyo udahise ushyira mu iyo utahise bivana aha uhita ubishyira hano nuko afata inyenyeri y'ibitekerezo uyihuze n'inyenyeri yo gukora ugenda wituje ibindi kora icyo utekereza ko ari icyanya cyo muri buri kanya ibindi biharira igihe kizabisobanura kubera ko hari nanone ari ijambo ujya ukunda kuvuga yuko hari igihe ibintu bishobora kuza mu gihe kitari icyanyacyo ushobora kuba wabihatirije bikaza bikagugutura umugongo uri kumva umuntu utaratunga miliyoni bakubwira ko igihano cya mbere cy'umuntu utazi gukoresha neza amafaranga igihano cya mbere wamuha ni ukuyamuha menshi cyane ubwayo aramwica umuntu utaratunga umuntu ubona miliyoni agasara numuha miliyoni 100 tuzamusanga mu muferege yapfuye cyangwa indera yasaze uri kubyo bintu umuntu ukibona miliyoni bakubwira ko iyo utaziranye no hasi no gutinda hejuru biragora iyo utaziranye no hasi no gutinda hejuru biragora nuvuga iyo utaziranye n'amafaranga none abahanga mu mafaranga bo bajya banavuga ko niba ukibona amafaranga kumva ari kugukira igiti buri bajya bavuga ngo ikintu gitandukanye umukire n'umukene ni nko kuri hoteli umukire ashobora kuba afite miliyoni 100 mu gakwapu akayisiga kuri resebusiyo akajya kwiryamira nta kibazo na kimwe byose yumva ari safe ariko umukene mukubite miliyoni 10 arazijyana mu cyumba muri hoteli afite n'icyuma ku musego afite ya turunevise cyangwa yizirikaho ababona n'abantu babivuga uwo muntu ntabwo aramenyana n'amafaranga ntabwo arayamenya ntabwo ari abumwe nayo nunayasengera Imana ntabwo yayaguha kuko izi ko agiye kukwica nunayasengera Imana izi ko agiye kuko Imana ireba ibyo twebwe tutabasha kubona nuvuga cya kintu cy'ikizere ya nyenyeri yo kwizere iyo nyenyeri y'ikizere iterwa n'aba bantu bakugaragiye niyo mpamvu nari mvuze ngo inshuti ya mbere ugomba kuba ufite ni inshuti kwizerera ihora ikangura akanyabugabo kubera ko nta kanyabugabo n'iby'inyenyeri twaba tuvuga byaba ari ubusa kuko akanyabugabo niko kambere umuntu rero wa mbere ugomba kugira inshuti n'umuntu kwizereramo uwo muntu ashobora kuba atari umubyeyi wawe ashobora kuba atari mama wawe atari papa wawe akaba Pastor Alice akaba uyu muvandimwe akaba undi ni ukuvuga ukwizereramo ashobora no kukurutira ibindi bintu ibyo ari byo byose bikugaragiye niba ariko navuga none inshuti ya kabiri ugomba kuba ufite mu buzima ni inshuti kubwiza ukuri rimwe na rimwe inahuranyije ya indi kubwira inani na rimwe wenda ubabare nibishaka bikurye mu matwi ariko kubwira barakubwira ko inshuti nziza uzayibwirwa nuko ivuga ibibi byawe muri kumwe none yagera hirya ariko ikibuka n'ibyiza byawe
nuva naba ndi hirya nkavuga ibyiza bya mama Lionel ariko naba ndi hano turi kumwe imbona nkubone nkaguhangara nkavuga nti iki niki 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 uzacongera urakabya ibi bintu bigorore uhorana defo uriko byo kintu iyo nshuti rero ikubwiza ukuri ni ya kabiri ugomba kuba ufite ubwo warukomeje kuri ba bantu batanu ugomba kuba niba uri kumwe n'abantu batanu ubwo umeze nk'uwa gatandatu none inshuti ya gatatu ugomba kuba ufite mu buzima ni inshuti igukangura ku bintu bimwe na bimwe kuko dusinzira buri munsi haba hagomba guhora umuntu ugukangura buri munsi kubwira ati kanguka dore inyenyeri zawe zirimo zirasinzira kanguka gira gutya cyane uri ko mcye kintu igukangura rero nayo ni inshuti nziza cyane ubundi abo nibo twita n'abamenta ubu nawe uri menta w'abantu benshi hari abantu babayeho neza kubera wowe cyangwa se ngiye cyangwa n'undi muntu wari wo wese kubera ko uhora ubakangura ubwo nawe ufite inyenyeri yo gukangura abandi ubu ufite inyenyeri yo gukangura abasinziriye ni nayo mpamvu mu kanya warumbajije ngo gukangura inyenyeri y'undi muntu nuva hari umuntu uri ugukangura n'ubundi ahora akangura inyenyeri zikurimo uri kumva abo twari tumaze kureba ni bangahe ni batatu no kuvuga hari ukwizereramo hari ukubwiza ukuri hari ugukangura noneho hakaza no gufasha kugumana ubuzima buzira umuze ubuzima buzira umuze kubera ko roho nzima hehe mu mubiri muzima ni kuvuga umubiri utari muzima nta kintu kizima kindi ubufite bakubwira ko umuntu aba afite ibibazo nk'ibya nyina w'abizuru nyina w'abizuru amuzi ntawe nanze ko ari ibibazo nk'iby'imbwa y'umweru nyina w'abizuru ni umumama baramurogaga bamurogera yari afite abana 12 uri kumva ariko aturanye n'abarozi gusa ni inkuru irimo icyigisho ariko irashekeje nahuraga mbyumva nsobanurira ngo mfite ibibazo nk'ibyo noneho abaturage baramurogera bahera ku mugabo imfura baroga abana bose n'umugabo asigarana akana ke kagaherereza konyine kitwaga bizuru noneho nyina wa bizuru nawe ashaka kwihorera uri kumva nuva yari hanganaga ariko inyenyeri yo kwihangana igera hirasinzira imaze gusinzira ashaka kwihorera aravuga ati nanjye nshaka uburozi mu gihe abwanitse hanze imvura inkuba zitangira gukubita ababwiye bizura ati genda wanure buriya burozi bizura ageze hanze abarigase hahita apfa nawe ngaho nyumvira bizuru nawe uko noneho nyina wa bizuru nawe asohotse agiye kureba ibibaye inkuba ihita imwanura inkuba nayo irabwira mwanuye byaragiye nyine niyo mpamvu bavuga ngo ni ibibazo nk'ibya nyina wande uwabizuru umuntu rero aba afite ibibazo nk'ibya nyina wabizuru kugeza ubwo asigaranye ikibazo kimwe gusa ikibazo cy'ubuzima buzira umuze hari inyenyeri y'ubuzima buzira umuze uri kumva hari inyenyeri y'ubuzima buzira umuze kandi ubuzima buzira umuze ugomba iyo nyenyeri ugomba kuyikangura haleluya kandi buryo ubuzima buzira umuze buterwa no kubura urukundo yaba urwo wikunze wowe ubwawe nuvuga inyenyeri y'urukundo iyo yasinziriye n'ubuzima buzira umuze buragenda inyenyeri y'urukundo isinziriza inyenyeri zose inyenyeri y'urukundo isinziriza izindi nyenyeri zose kuko inyenyeri y'urukundo iyo yasinziriye isinziriza imitekerereze iy'akanyabugabo iyo kwihangana iy'urushako iy'ugukora uri kumva nuvuga ikintu impamvu ushobora kurya ibintu uzi neza yuko byangiza amagara yawe nuko wabuze urukundo muri wowe mbese waba wikunda ukajya mu kabari kunywa inzoga uzi ko zangiza umwijima siko zitwika impyiko waba wikunda ugakomeza kurya ifiriti umutima utangiye kudihagura si by'icyo kintu ubwo birumvikana ko ni ukubura urukundo rwo kwikunda wowe ubwawe na Yesu yaravuga ngo kuna mugenzi we nk'uko wikunda nuvuga urabanza wikunde noneho numara kumva uryoshye ubone gukunda abandi n'abandi nabo uzabaryohera noneho biriya by'uko urukundo ari cyita rusange mu bijyanye n'ubuzima buzira umuze nuko icyo cyambere iyo wikunda wiyitaho ukagira ubuzima buzira umuze kandi none hari igihe uzarebe n'umurwayi ikintu cyambere akeneye burya ntago ari imiti umuntu urwaye ikintu cyambere humura uzakira umurwayi ikintu cyambere akenera ntago ari ibinini ntago ari kumujyana kwa muganga ni urukundo niba muri etike ya kiganga uretse wenda abaganga b'iyi minsi harimo abahindutse abaganga b'iyi minsi bahindutse abenshi bahindutse abacuruzi
abenshi ntabwo ari bose hatagira utwumva nabi ariko abenshi bahindutse abacuruzi. Tekereza aho umurwayi asigaye yitwa umukiriya. Yego da. Umuntu niba ari umukiriya rero arimo aradiringa n'umucuruzi. Arimo aradiringa n'umucuruzi. Si byari ko ibundi etike ya kiganga yigisha abaganga urukundo mbere y'ibindi bintu byose. Mbere y'ibindi bintu byose kuko ijambo ryiza rirarema. Hari umushakashatsi wigeze n'ibyo bya placebo effect yigeze gufata urushinge rutakwica rutanakiza ariko yarutera umurwayi w'ububabare akamubwira ati uyu niwo muti wa mbere kwisugiye kugukiza. Arakira agakira akijijwe n'iki n'ikizere yamuhaye. Arangije akora ubushakashatsi afata n'umuti wa morphine uwo ni uwa mbere kwisi mu guhangana n'ububabare awutera umuntu aramubwira ati we nukubura uko ngira uyu muti nta kirimo rwose nta kirimo nuko kongerera amazi mu mubiri n'iki ububabare ntibwashira. Bivuze ko ijambo rirarema, ijambo ririmo icyizere rirarema. Ni ya nyenyeri y'ijambo. Nuvuga ikintu rero cyitwa ubuzima buzira umuze ni ikintu gikomeye cyane. Wakorera Imana wagira ntabwo uzakorera Imana urwaye. Ntabwo uzasenga neza urwaye. Ntabwo bishoboka. Ikintu cyitwa ubuzima buzira umuze ni ikintu abantu baba bakwiye kwitaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwo nako ngako nakomozaho muri ba bantu batanu ugomba kuba ufite ariko warunambwiye ngo duhite tuninjira no mu kiganiro kugira ngo n'iminota yone itaza kudutinza. Turinjira mu kiganiro ariko buretse gato harakantu ubushize hari akantu nakubwiye wari ugiye kuvugaho hari akantu navuze kuncakura nguca mu ijambo kwa kundi tuba twivugira cyane sinamenye ikintu wari ushatse kuvuga. Dore se cyari igiki cyushye ko nasubiyemo ikiganiro sinamenye cyari. Ntiwamenye incakura. Ndavuga ati siza akantu wari ugiye kongeraho kahita gacika nakumvise nyuma nasoje. Ubwo karagiye. Reka basi tugatekerezo tuvuge ko ncakura nubwo atari wo murongo turiho undi nkunda kuvuga ko ncakura n'indyarya. Incakura rero ishobora no kuza gucakura hano ikabaza ubusa umuntu agashobora kuza agafata telefone akayigira compose agatuma n'umuntu wagushakiraga umugisha kubura. Incakura irimo ikubaza ngo ariko ngo biriya bintu mumaze iminsi muvuga we na Dashimo ngo ubundi ngo inyenyeri niki kandi maze ukwezi nyivuga ngo ariko ngo biriya bintu ngumva ngo harya ngo umuntu abwirwa niki ko afite inyenyeri ngo ariko ngo ndagukunda ngo ariko nyine ingibyo utangiye ngo biriya bintu by'inyenyeri. Yes, hari na comment nigeze kubona ariko burya nuko abantu benshi badasobanukirwa ese Yesu avukira i Betelehemu niki kintu cyayoboye abantu bajya kumureba. Ni inyenyeri. Biri he biri mu Bibiliya biri he harahandi hano biri muri Bibiliya mu butumwa bwiza. Aho abantu bajya basoma Bibiliya neza. Abantu bajya basoma Bibiliya bajya gusoma musome Bibiliya. Bya bindi ndakubwiye umuntu ushobora kumwereka ku kwezi aho kugira ngo arebe ukwezi uri kumwereka n'ubwiza bw'ukwezi akita ku rutoki rwawe. Akirebera urutoki agatangira kurwanariza dore inzara ze. Ukwezi koko ni kwiza uri kunyereka ariko izo nzara zawe uri kwereka ntago ari nziza ntabwo bizanyuze. Nizancakura zo mu gihe cya Dawidi zitareba idubu yishe zitareba Goliyati yaciye igihanga zitareba igisuzuguro akuye mu bwoko bw'Isiraheli ngo zireba ko asambanye na Mukawuri. Bakumva nicyo kintu bari budiringe nacyo. That's it. Abantu rero bincakura niyo mico barayigira cyane. Bareba kote febre yawe bakayikina ariko ntibakine amagambo wavuze kwa kundi nyine kuri TikTok bakina twatuntu mvuga dushekeje muri commentaire ukabona abavuga ngo ariko magambo aramushiranye ndageze kuvuga ahubwo ni nyine numwuka w'ubucakura. Nivyo rero Dashimo hano hari ibibazo uri busubize tugeze muri baza Dashimo ariko singuciye mu ijambo uranarihorana abize ko Uwiteka duhaye isoko y'akanwa. Hano hari abantu bagiye babaza ibibazo ariko jewe ndakwibariza ikibazo ariko dutegereje baza Dashimo muri minota dusigaje kugira ngo tujye kuri Zoom. Hasigaye minota ingahe? Hasigaye minota ubu turi saa 4:26 saa 5 nibwo turi bujye kuri Zoom. Dashivu kuri umwana wa kangahe mu rugo? Imfura. Niyo mpamvu ufite ubwenge nk'ubw'imfura ariko ukagira ubutese nk'ubw'abahererezi.
ubivana kuki mbo urabona mbanze mvuge muri uburyo inyenyeri yo guteta okay urabona umwana w'imfura akenshi ubundi bajya banavuga ko umwana wa kabiri yego ubwo n'ubuheta yego arananirana cyane kurusha umwana wa mbere yego wabyemera ibyo bintu psychologique mu yiga mitekerereze umwana wa kabiri kubera icyo ananirana utekereza ko ari nk'iki kintu cyatuma ananirana umwana wa kabiri mbona ureka mwarimu adusobanurire umwana wa kabiri akunze kunanirana kubera yuko cyambere aba afite ishyari kubera mukuru yego birashoboka yamukuye ku ibere yamukuye ku rukundo n'iki byose kandi akabona niwiteka ryose baba bahanze w'amaso n'ubu ngubu ari n'abasore bakunda n'abafite iyo nkojeje izina mukuru we mu kanwa cyangwa nkavuga nibaza mukuru wawe kubera icyo ubundi ngiye andusha imyaka ingahe iki byose ngaho byigiremo none genda bimubwire yako kana ko kazamo nuko umwana wa mbere akenshi uzarebe ababyeyi iyo bakibyara umwana wa mbere baba muharaye yego iyo ari umwana wazanywe n'urukundo no kuvuga burya hari igihe duterera inda mu rukundo hari n'igihe duterera inda mu irari ako kantu gatindeho hari imibonano mitagatifu iyobowe n'urukundo hari n'imibonano iyobowe n'irari wabyemera ibyo bintu ndabyemera wabyemera ibyo bintu ndabyemera ni ukuvuga hari abantu barema umwana bayobowe n'irari sibyo nuva ntabwo ari urukundo rwabahuje bahujwe n'iki n'irari n'abana bavutse rero muri ubwo buryo bubiri butandukanye baba batandukanye sinzi icyo kintu uri kucyumva ndacyumvise ahubwo igihe hari ubundi buryo nabwumvagamo mfashe nk'umunyabwenge umwana wa mbere mba mbona avukiye muri stress umwana wa mbere ubwo ku bijyanye na keya ku bijyanye no kumwitaho kubera ko burya urukundo rwa kibyeyi ku mwana wa mbere ruba ari rwinshi none umwana wa kabiri aza rwaragabanutseho akantu ruvuga ibintu bahaga uwa mbere hari igihe uwa kabiri adahita abibona byose n'uwa kabiri yarwaye ntiwirukanka ujya kwa muganga warabimenyereye ariko uwa mbere ararira mugahita mwiruka hari igihe murara mumeze gutya ariko uwa kabiri ashobora no kurira mwiryamiye muha parasitamoro ukavuga uti n'ubushize nibwo nuvuga waramenye none hari n'igihe n'inshingano ziba zarabaye nyinshi none uko kubura urukundo bikaba byamugiraho ingaruka niyo mpamvu burya ahubwo umwana wa kabiri niwe ukeneye keya cyane kurusha umwana wa mbere ni ukuvuga ukazidaboringa ukazikuba kabiri kubera ko aba azikeneye cyane kurusha uwa mbere iyo ugize imana ukavukira mu babyeyi bafite urwo rukundo bakaruguhundagazaho uri imfura nta kuntu utateta ariko bikanajyanirana na cya kintu twize cyitwa bliss impamvu umbona nk'umutesi ni uko ntabwo ngewe ngira happiness ntabwo ngira joy ahubwo ngira bliss mpora ndi wa wundi ngira kuko twari turi kumwe ubushize nuko ni kumbona ntabwo narakaye ntabwo nagize gute nuva habaho ubwoko butatu bw'ibyishimo twabiganiriyeho hari ibyishimo by'ako kanya ibyishimo uhabwa nuko inyota ishize ibyishimo abantu bajya gushakira mu mayoga n'ibyishimo by'ako kanya mu kanya gato hari ibintu byitwa ubuzima bugizwe n'imbaraga ebyiri guteranya no gukuramo sibyo no kuvuga mu buzima hari ibintu abantu bakora babyise guteranya ariko nyuma bikabyara gukuramo ku bijyanye n'ibyishimo harimo please na mwe hakaza mwe na mwe noneho hakaza na please na please sinzi ko kandi muri kukumva ariko ni ukuvuga hari ibintu ukora utekereza ko bigiye kugushimisha yego ariko nyuma bikaza kubyari kwicuza ukaregereza ni ukuvuga watangiriye mu guteranya ariko usoreje hehe mu gukuramo watangira mu guteranya ariko usoreje hehe mu gukuramo muganga yakubujije kunywa inzoga kubera umwijima wowe ugiye kuzinywa ugutangire mu guteranya ariko nyuma usoreje mu gukuramo si byishegera ubana ibyishimo bitaramba iyo ni happiness none hari n'ikintu ukora uzi ko ari kibi ariko n'ubundi kikarangirira mu kwicuza nko kwihorera nuva kurakara kugira umujinya bimeze nko kunywa uburozi ukitega ko undi muntu ari bupfi nuba iyo nkurakariye
njye nzi ko niba nkurakariye wowe uri bupfe ariko mu by'ukuri ninjye uri gupfa n'ubushakashatsi bugaragaza ko iyo bagupimye mu maraso yawe nyuma y'iminota 20 umaze kugira umujinya cyangwa uburakari hari chemicals z'uburozi basanga mu maraso niyo mpamvu kurakara n'amarangamutima mabi byica nyirabyo kurusha nuko byica uwabigiriye niyo mpamvu barakubwira ngo nujya kwihorera ujye usiga ucukuye imva ebyiri iyawe niyo ugiye kwihoreraho kuko hari igihe ahubwo nakwica mbere yo kumwica ugasanga ni we bagiye gushyingura noneho njyewe ubwo nashaka gusobanurira ubwo rumbwiye ngo guteta bituruka hehe guteta biterwa n'ukuntu namenye ikintu cyitwa bliss bliss ni bya byishimo bituruka muri roho ibyo byishimo umuntu ahora atese ibibazo byaba bihari cyangwa bidahari waba wariye cyangwa utariye ibyishimo by'abanyamwuka niwe ariko nabyita nta muntu uri mu mubiri wapfa kubona ibyo byishimo kubera ko buri gihe uba ukora purisi izabyara purisi wazababara ryarize isi kuhinduka paradizo mu bikorwa urakoze cyane ako kantu wakurikiye twahereye ku kwiyahura kuri wa muntu ugeze hasi wo kwiyahura tugera kuri wa wundi wiyakiriye tugera kuri wa wundi ushaka impinduka tugera kuri wa wundi ufite akanyabugabo utangiye gushyira mu bikorwa iyo utangiye gushyira mu bikorwa ikintu kiza hejuru rero nicyo bita healing ibikomere byose birakira ugasigara uri muri preza ubaho none uwo muntu aba afite bliss noneho hejuru ya bliss rero haza icyo bita emptiness ni hahandi ubu umeze nk'umuntu uhora mu mwuka nk'umubebe iki kintu bakikwigira iki kintu bakikwigireho biragoye ko umuntu yajya mu bwami bw'ijuru atabaye nk'uriya mwana muto uzari bikuntu umubebe aba ameze ni ukuvuga iyo umaze gukira ibikomere uhinduka umwana uhora uteta rero umwana akora ikizi arateta ni ukwitetesha n'icyiciro akirya ukumva nikikwica noneho iyo ugeze kuri urwo rwego banakubwira ko ibyo wagenewe biraza imigomoro yo mu ijuru iraza ni ukuvuga hari ibintu twese ntabwo tuzatunga ibintu bingana ariko hari ibyo Imana yangeneye hari iby'ijuru ryangeneye hari iby'ijuru ryakugeneye unahatirije kajana ntabyo uzabona unahatirije kajana ntabyo uzabona ni ukuvuga ushobora guhatiriza miliyari 100 ukazafuta nazibonye kubera ko Imana ntabwo yazikugeneye mu rugendo rwawe rw'ubuzima iyo ugeze rero kuri iyo level yo gukira ibikomere ugeze kuri iyo level yo kuba nk'umwana iby'Imana yakugeneye bihita bimera nk'ubufindo ntumenye ukuntu bigenze yego ibintu byose ugerageje kuremaremya birakunda amina kuko nta mutwe warafunga uri n'umukire kandi umuntu uteye gutyo ntajya narwara warwara ute uri kuri police plias icyo kintu urwara ni mwemwe na police mwe none wowe wageze kuri level ya police plus nta mutwe nta menyo nta misonga mu bushakashatsi nakoze abantu bateye nka Dashimo abantu bateye nka Mama Mariya ntushaka kurwara turwara kubera guhora uko ndibishoboka ndacyakubaza so guteta rero bifite isoko ariko biranakubereye urakoze cyane birakubereye uzabisazane kandi n'abazagukomoka Imana izaguhe ko abantu bateye neza hanyuma ndakubaza nshingiye ku isomo dufite uku kwezi nigishije ku nyenyeri yo gukora ariko numva hari icyo nzabaza Dashimo nk'umunyabwenge ariko nkakibaza nshingiye ku barokore bankurikira kuko jewe nkurikiranwa n'abarokore bamwe bavuga n'indimi ariko si bose kuko baba ari nabo bankurikirana bafite ikibazo ari abo gusa bankurikirana bafite n'ikibazo nanababara ariko ubwo ndabaza aribo nerekeraho bandimi nyinshi ba Amina aba bantu inyenyeri z'imikorere zikunda kuba down bakunda kuvuga ngo Imana atubwiye ko izadukiza dufite amasezerano kubaka ama etage zira modoka tuzazitunga tuzurira indege zira ndege zita mu kirere tuzazitunga Imana bimbwa inshuro 10 ukareba imyaka maze mu ikote rya 4 buto ariko akivuga ayo magambo
aba bantu inyenyeri zabo rigenda buzantu nzikrasa fasha abantu bamyumvira iteye itya gira ikiganiro bagenera inzu y'ibitabo ni ikibazo cyiza ariko ari ijambo ry'Imana wenda uri banze unyunganireho rivuga ngo umuntu ashobora kuvuga mu ndimi ashobora guhanura ashobora kwerekwa uri kumva ariko adafite Imana wabyemera ibyo bintu? Yes, ndabyemera. Bibiliya bivuga ngo nzahagarara no ku bitugu by'abapfapfa mvuga. Kandi buryo kugira ngo ugire impano wagira agakiza. Afazari ufite agakiza kakugeza ku bintu, ariko impano zirakugeza mu bakoraho. Hari ubutumwa bundi buba muri Bibiliya, Imana igaragaza ko izaha imigisha imirimo y'amaboko yawe. Yego. Nuva ntaga Imana izaha imigisha amagambo yawe. Uriko ibyo kintu kuvuga gusa ntabwo Imana iguhera imigisha mu mirimo y'iki y'amaboko yawe. Ntago iguhera mu migisha mu magambo yawe. Hari igihe rero habaho ikintu kimeze nk'ingoroji mu buzima bw'iby'umwuka. Hari igihe habaho ikintu kimeze nk'ihungabana, uri kumva? Hari igihe habaho ikintu kimeze nk'ubuyobe, bibaho nabyo. Reka nabyo mbivuge muri ubwo buryo, umuntu ntamenye gusobanukirwa uko Imana ikora. Hari abantu benshi batazi ukuntu Imana ikora, sibyo? Hari abantu benshi batazi ukuntu Imana ikora. Abo ngabo nyine nibo bahora mu magambo gusa badashyira hehe mu bikorwa. Badashyira mu bikorwa. Nukuvuga muri buno buzima buri muntu wese Imana yamuhaye ubushobozi bwo kuticirwa n'inzara muri iyi si. Yego. Igaburira inyoni. Inyoni ntabwo Imana igaburira inyoni ukuri bavuga ngo hari ijambo rye rivuga ngo igaburira inyoni ngo ntabwo ananirwa kugaburira abana b'abantu. Ariko reba urugendo inyoni ikora iri gushaka ibyo kurya. Aho reba urugendo inyoni ikora iri gushaka ibyo kurya. Icungana n'ibihe by'ikirere, uri kumva? Hari abantu bashyira za twatuntu bajya bashyira mu mirima. Turinde inyoni kubera ko zajengereje imirima. Imana ko kigaburira inyoni zidahinga nibyo. Ariko reba uburyo inyoni bigenza kugira ngo zijye kurya. Ntabwo ibiziza. No, ntabwo Imana ikora gutyo. Ntabwo Imana iramutse ikora gutyo twaba tubibona no mu bundi buzima bwose. Ntabwo ariko bimeze. Buri kinyabuzima cyose kigomba guhererwa imigisha mu mirimo y'amaboko yacyo. Mu mirimo y'amaboko yacyo. Nukuvuga inyenyeri zose waba ufite inyenyeri zo guhanura, waba ufite inyenyeri zo kwerekwa, zo kugira gute, uko byagenda kose inyenyeri yitwa inyenyeri iyikugirira n'umumaro. Cyangwa se iyo ifite ukuntu yuzuzanya n'ikugirira umumaro. Sibyo? Iyo ifite ukuntu yuzuzanya n'ikugirira umumaro. Ibintu bine biranga inyenyeri twarabibonye. Hari kuba uba mu bintu kunze, uri kumva bikorohera. Nuvushwa kuba uba muri uko kuntu kwiyerekwa, bikorohera kuvuga indimi, bikakorohera guhanura, bikakorohera, ariko hiyongeraho ibindi bibiri kugira ngo bibe byuzuye. Kuba bikugirira umumaro, binagirira umumaro abandi. Ese izo ndimi zawe zigirira umumaro ndi? Ase koko. Izo ndimi zigirira umumaro nde? Ninde muntu urya kubera izo ndimi zawe? Indimi zitazana minerivare. Niko kundi umuntu aho kugira ngo ajye gukora ashaka amafaranga y'abana bajye ku ishuri, aba ari kanyarira akamara ukwezi kose ari kuyasengera. Nubuyobe. Ku ruhande rumwe n'ubuyobe. Exactly. No. Noneho ikindi kintu abantu batazi, hari ibibazo bikemurwa n'amasengesho. Hari ibibazo bikemurwa no gutekereza. Hakaba n'ibibazo bikemurwa no gukora. Mu bijyanye n'inyenyeri, ubuzima bw'ibifatika, buri kimwe cyose kigifatika gikemurwa no gukora. Ntabwo ari amasengesho. Niyo mpamvu tugomba gusenga tunakora. Senga unakora. Niyo rogo yanjye hariya. Hariya iriho. Senga unakora. Ni ukuvuga mu bibazo by'imitekerereze. Mu bibazo by'imitekerereze. Niba ushaka, niba igisubizo uri gushaka kigomba gukemukira mu buryo bw'iby'umwuka, niba ariko navuga, genda witekerezeho.
genda witekere, genda wicare utekereza ahubwo uri kumva niba kigomba gukemukira mu buryo bw'imitekerereze genda witekerezeho. Niba kigomba gukemurwa mu buryo bw'amarangamutima genda usenge. Yego. Niba kigomba gukemurwa mu buryo bwo gukora genda ukore. Kora na Yesu yarabivuze. Kora hirya ibintu bitatu. Saba uhabwe, komanga ukingurirwe, shaka ubone. Ntabwo ari ugusaba gusa, ugomba no kugenda ugakomanga. Nuva saba yego, wowe saba ugenda ukomange unashaka. Niko inyoni zikora. Aba bantu rero batega amatwi babyumve neza. Niko inyoni zikora, niko buri kinyabuzima cyose gikora. Kucyura umusore ushonje hirya aho bari kubaka etaje wajya ugakora kubuyede. Ibyo kuvuga ngo Imana izagutabara gute? Uzarinda upfa nugera no mu bwami bw'ijuru Imana ikubwira iti hari impano utakoresheje naguhaye. Uri kumva icyo kintu? Yego. Abantu benshi bazisanga ku marembo y'ijuru bisanga baribeshye. Bigaye. No kuvuga na Satani hari igihe ni ya mitego twabonye. No kuvuga buri nyenyeri irindwa n'imyitwarire runaka. Umuntu nk'uwo hari igihe aba afite umudayimoni w'umunebwe wamwaritsemo. Noneho dayimoni w'ubunebwe ashobora kwigaragariza muri ya mpano ye, akajya akoresha ya mpano ye ivuga ati wowe wahawe impano yo guhanura uzujya uhanura gusa se kivuga bakabashyizemo akantu k'agatego kazatindahaza bwa buzima bwe n'abazagukomokaho bakabigenderamo, kandi yazanye abantu ku isi bamukeneye. Urumva azabwira iki Imana uwo muntu? Azabwira iki Imana uwo muntu? Nuvuga ntabwo akenewe kuko ibintu bye ntabwo bikenewe. Ukenewe rero bingana iki? Ushatse wamusubiza wibaza ka kantu akenewe bingana iki? Akenewe bingana iki? Niba ubwo buhanuzi bwe budakenewe ku buryo bwamubeshaho bukanabeshaho n'abamugaragiye ntabwo ubwo ari ubuhanuzi. Ntabwo Imana yatanga impano imeze gutyo. Urakoze. Ikindi mbaza ariko ntabwo nicyo cyanyuma nkubaza, mfite byinshi kugira ngo usoze utubwira ibyo ikiri ku mutima. Abana bashobora kuvukana ku mubyeyi umubare runaka, umwana umwe akaba yarokirita inyenyeri yo bavukana bitewe n'uburangare. Wa mugisha wa Isaka. Komeza. Umwana ashobora kurakirita inyenyeri ya mwene nyina bitewe nuko bitwaye. Iyo nyenyeri akayirokirita neza ugasanga yaramunyaze. Birashoboka. Yamunyaze umugisha we. Yamunyaze nimba ari inyenyeri y'akazi, inyenyeri yo y'imbaduko, akamucaho neza kandi uyu mwana ari we wari warahoranye iyo nyenyeri. Yakobo na Esawu. Yes, birashoboka cyane. Burya inyenyeri z'abana zifitanye isano n'imibereho y'ababyeyi babo. Wabyemera ibyo bintu? Bivuze ko abana mu bijyanye n'inyenyeri n'imikorere y'inyenyeri bagira ibintu bahuza byinshi mu bana. Noneho kandi ikindi kintu gitangaje nuko imyitwarire irindi nyenyeri ababyeyi bayisangiza n'abana. Ubwo hari igice kigera nko kuri 40% abana bakura ku babyeyi kizarinda za nyenyeri. Bivuze ko umwana uzitwara neza mu kurinda za nyenyeri biroroshye yuko nizari kuzaba muri barumuna be cyangwa abavandimwe be zimuza ahubwo zose. Uriko icyo kintu ni ibintu biri obvious, birata byumvikana. Biroroshye cyane, ni ibintu bimeze nko kunyuza urushinge mu muneke. Ni mata gusa, niyo mpamvu bakubwira ngo n'Imana ivuga ko ugomba kubaha so na nyoko kugira ngo uramire hehe mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Nuva hari imyitwarire buriya n'igitsuru umubyeyi ashyira ku bana yaba bizi cyangwa atabizi, kiba ari igitsure kigamije no gukangura zimwe muri za nyenyeri. Iyo umubyeyi ariko nawe ari mu nyenyeri ye, kuko umubyeyi utari mu nyenyeri ye ahubwo aca amababa y'inyenyeri z'abandi bana z'abana be. Uri kumva? Nuva umubyeyi nawe niba inyenyeri ze zitarinzwe n'iz'abana ntizizarindwa. Mba bisaba kubanza kurinda inyenyeri zawe, ni nabwo umwuka w'Imana kuvugiramo ukamenya n'ukuntu uyobora abana bawe mu nyenyeri zabo ukanazimenya perfect. Kamenya ngo uyu mwana inyenyeri ye niye. Wamenya inyenyeri y'umwana wawe gute nawe yawe utayizi cyangwa itarinzwe? Ushobora no kubiyizi ariko itarinzwe. Ushobora kubiyizi itarinzwe. Uri kumva icyo kintu? Ni kuvuga rero inyenyeri zishobora umwana umwe ashobora no kuzigarurira zose. Umwana akabavamo akabinyenyeri kubera ko yabashije kuzirinda. Mwese mwaratanye, mwese mwararangaye. None uwo mwana Imana muramugomororera we
iramuha akabatunga mwese ahubwo ugasanga mwese niwe muteze amaboko uri ko icyo kintu bibaho cyane haleluya haleluya bibaho cyane inyenyeri uyu mwana kayiba ahangaha mpise mbyumva urakoze cyane uyu mwana ashobora kuba umunyabwenge akajya ahora n'imbere y'umubyeyi gusaba umugisha kandi abandi barakora ariko we akorera n'amake ariko arahoza ikoti imbere ya se urakoze cyane ikitenge imbere ya mama we urya mugisha wose bakawumurekurira inyenyeri ze zikazamuka urakoze cyane kandi wibuke ko tubaho kubera imbaraga umubyeyi yohereje umwana ziba zifite ndamutse mvumye reka wenda ndeke kubivuga ntihagire umuntu bikomeretsa ariko ndamutse mvumye Lionel nkamuvuma byo kumuvuma imbaraga byamugiraho ntabwo zaba zingana n'imbaraga wowe wabikorana ni ukuvuga twese turimo turamwohereza energy mbi burya rega n'umuntu ukubwiye n'abakohereje energy mbi n'imbaraga mbi ntabwo rega uburozi ari ubutamikano gusa n'ijambo ribi n'uburozi nibyo uri kumva ibyo bintu n'umuntu kukwifuriza gusa kukwifuriza kuba ndi kugutekereza nabi ni uburozi ndi kukoherereza ntabwo abarozi ari bari bahuhera gusa batega amategano bashyira supaguro ngo noneho basiga bashyira supaguro ngo mu cyo kunywa ntabwo ari bo barozi gusa abo uhura nabo mu buzima bwa buri munsi energy bakoherereza ni uburozi ni uburozi kuri wowe ni uburozi bushobora gutuma wiyumva nabo ko byagenda kose bivuze ko umubyeyi ahora gusunikira energy nziza yego buri kanya koherereza buri kanya koherereza kandi uko ko n'ijambo ry'Imana rigereranya umubyeyi nk'Imana ku mwana rigereranya umubyeyi nk'Imana ku mwana ese umubyeyi yaha umwana we inzoka kandi umwana yaramusabye ifi ntabwo bishoboka Imana ni data yego Imana ni data niyo mpamvu na Yesu yavuga ngo data wo twese uri hehe uri mu ijuru Imana ni nk'umubyeyi bivuze ko umubyeyi ashobora gukangura inyenyeri Imana yaguhaye zikurimo mu buryo bworoshye cyane no kurusha undi muntu uwo ari wese ubifiteho ubumenyi umubyeyi ashobora kuzikangura inaje ahora koherereza zigakangura inyenyeri zawe niyo mpamvu iyo wumvira ababyeyi haba hari amahirwe menshi y'uko inyenyeri zawe zaka zimwe na zimwe hari izikangurwa n'abanyamasengesho hari izikangurwa no gukora hari izikangurwa no kwitekerezaho n'urugero ariko hari n'inyenyeri zikangurwa n'umubyeyi wawe kuba byonyine agukunda inyenyeri y'urushako ishobora guhita ikanguka kubera ko umubyeyi agukunda gusa yego hayaya yaguhaye umugisha ukagenda bikahita binakunda mbegwita aho gusudiriraho none mukora ikintu gituma mubo abantu mugifite ababyeyi mukamara umwaka utarajya imbere w'umubyeyi umubyeyi ni ikindi kintu izi nyenyeri zirakongezwa biturutse mu mubyeyi yes dashi urakoze cyane iminota isigaye akantu gato cyane hari umuntu wabajije hano ndabyibutse ni gute ingo z'amakimbirane ubu ntashubijwe koko arongera abaza ingo zirimo amakimbirane n'iki igisubizo ni ababyeyi igisubizo ni ababyeyi yabereyeho uhezagira yabereyeho urakoze cyane kuvuma no kugira no y'amakimbirane no kuya nibo bagomba kuyarangiza urakoze cyane bivuga niyo abantu bashakanye ababyeyi batabihaye umugisha aburya haba ari makana biba bibi haba ari ikibazo ababyeyi babyanze mugahatiriza uko byagenda kose hari akantu yego haba hari akantu kari kuburamo muzashaka ko mugakosora niba byaranabaye kuko imigisha y'ababyeyi ni ikintu gikomeye cyane ku bana babo yego umubyeyi ni ikindi kintu ariko by'umwihariko ababyeyi nabo baratandukana umubyeyi urinze inyenyerize uri mu nyenyerize atandukanye n'umubyeyi nawe warangaye umubyeyi nta nyenyeri afite aratanga kuri uwo mubyeyi uyu mubyeyi aratanga iki niba uzi ko umubyeyi wawe inyenyeri zirimo kuko wumva abirimo mube hafi kandi ubwo yaba yarataniye ushobora kumufasha nawe kugaruka nabyo birashoboka kuko ni ibintu bita byikora bimeze nk'ubufiri cyane zirakongezwa niko wavuze ni nka buji ndaguha ugafata uriya agafataho ariko buji nta kintu ihindukaho nakangura iyawe nawe ukakangura iyawe nta kibazo icyo dukora ni ukongezanya ntabwo urumuri rumarwa no kurusangira
urumuri ntabwo rumarwa no kurusangira, inyenyeri ntabwo zimarwa no kuzikangurana, ahubwo ni nka bya byishimo, akubwira ko ibyishimo byikuba iyo bisangiwe, n'inyenyeri ziri kuba iyo zisangiwe. amen. Rakoze cyane anego mugisha kuri izi mbuga nkoranyambaga, inyenyeri zabo zamariye icy'abandi, aho bafashe ibiganza amariye icy'abandi, y'ibirenge amariye icy'abandi, ubwo bwenge bwamariye icy'abandi. Dufashe baha inama. Reka mbahe ikintu nkunze no gukomozaho, hari ibintu bya kamere bishobora kuduha amasomo akomeye cyane mu buzima. Uruzi ko amazi atajyanwa ku mazi yayo, uri ko ibyo bintu izuba ntirijya ryota imirasire yaryo, ibiti waruzi ko bitajya birya ku mbuto zabyo. Icyo ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko ikintu Imana idushakaho ni ukuberaho abandi, ni ukuberaho iki ubereyeho nderero. Imana yaduhaye izi nyenyeri kugira ngo tubereho abandi, sibyo? None si inyenyeri y'ibitekerezo wenda nshobora kugira yabimaze iki nyigumanye nkayisinziriza nk'ubu nkaba ndyamye? Inyenyeri yo gukora yabimaze iki warayisinzirije nta kintu imariye abandi? Kandi uko uyimarira abandi ni nka byandi by'uko irikuba iyisangiwe. Bakubwira ko akayunguruzo k'umukire ntabwo ari abantu ahagaze imbere, ahubwo ni abahagararanye nawe. Akayunguruzo k'umukire ntabwo ari abantu yatambutse, ni abahagararanye nawe, niba ni abantu bazamukanye, sizi n'icyo kintu iri ku cyuma, ni abantu yakuruye gutya. Nuvuga umukire nyawe iyo bari kumwirahira, ntabwo bavuga bati amaruriya yatangiye mureba dore rero harageze. Oya, iyo bari kumwirahira bavuga bati uyu muntu yaranzamuye, yankuye ahangeza, yampaye ifi yanyigishije uko bayiroba. Ntabwo yampaye ifi, yangishije uko bayiroba. None fasha umuntu ku buryo atazongera kubikenera. Fasha umuntu ku buryo atazongera kubikenera. Uri kumva icyo kintu? Fasha umuntu ku buryo atazongera kubikenera. None mu bijyanye rero n'inyenyeri zawe zimariye icy'abandi, akenshi hazamo itegeko riruta yandi yose. Ibyo bita golden rule. Itegeko riruta yandi yose nuko icyo utanze, uri kumva icyo kintu, nicyo nawe kikugarukira. Iryo jambo twararivuze cyane rwose. Ibyo turimo turajyana, icyo utanze nicyo nawe kikugarukira. Ubuzima buremye mu kurekura, ntabwo ari mu kugundira. Ubumenyi mfite mbugundiriye bwanurikiramo, ndakubwiza ukuri, ndakubwiye nshaka kurwara akajya kwa muganga, nuba bisaba ko mburekura kugira ngo n'indi migomoro rize. Nukuzibura uri kumva amazi atemba niyo aba afite ubuzima kurusha amazi y'ikidendezi, twabikomoje ubushize. No kuvuga mu bijyanye no kugira icyo umarira abandi. Noneho hari n'indi myizerere wenda bose bashobora kutayemeranya nayo, bakubwira ko iyo ugize icyo kintu cyo kurekura, ariko noneho ukarekurira abantu ba nyabo, reka mbifate guri, nuvuga yifashije nk'umuntu mwiza ubuteye inkunga ikiza. Iyo ufashije umuntu mwiza ubuteye inkunga ikiza, kubera ko ubuzi neza ko nubwo bufasha umuhaye aba agiye kubukoresha ikiza. Biragaruka reciproke ari ikiza. Exactly, uri kumva? Byaba bibabaje kuba nka mama Lionel, reba ariko nk'ukuntu yitanga n'urugero wenda ndi gutanga nk'ukuntu reba saa 2 uburi hano ko njya kubona karayivu kariho nka saa 12, uri kumva? Ukamara ukwezi kose ufasha abantu gukangura inyenyeri zabo, uri kumva? Inyenyeri yo gukora, inyenyeri yo gutekereza, inyenyeri y'urukundo, inyenyeri y'urushako, ariko ugasanga ababyumva ntabwo babishyira mu bikorwa. Ufite iki ngo mpereho, ufite iki ngo mpereho, niko ijambo ry'Imana rijya rivuga. Imana tera intambwe imwe, Imana iratera 99 igusanga. Nuva kugira ngo wakire bisaba yuko nawe rimwe na rimwe urekura.
bisaba kurekura ni ukuvuga uzarebe no mu buzima busanzwe urugero nko kuri business cyangwa se amafaranga bisaba kushora kugira ngo winjize yego bisaba ko hari ikintu rekura ufite iki ku isoko ufite iki washyize iki ku isoko rero ariko navuga uvuga icyo washyizeho nicyo kikugarukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi niyo mpamvu mu bijyanye no gukangura inyenyeri cyane cyane nk'iyo ngiyo wari ukomojeho yo gukora wiga ikintu cyitwa kubaho ubuzima burekura butagundira kandi noneho ukabaho ubuzima bwo gufasha ko gufasha n'indi formule nayo ishobora gukangura inyenyeri nk'uko no gukora bishobora gukangura inyenyeri nk'uko n'aya formule yindi yo gukorana urukundo bishobora kuzamura inyenyeri hari ibintu byinshi ushobora gukora bikazamura inyenyeri mu bijyanye rero n'iyo nyenyeri yo gukora cyangwa se iyo nyenyeri yo kwiteza imbere n'izi nyenyeri zose zitandukanye ikintu cyitwa kuba umuntu uri free uri free ukura ukora ni ikintu cyiza cyane gishobora kuba cyafasha abantu gukangura inyenyeri zabo nakomoza wenda kuri ako kantu sinzi wenda ukuntu nka mama Lionel akora ubundi nk'ubu twakwiye kuba turi kuguhesha umugisha twese ko turimo turasoza ahubwo iryo yerekwa ni uri kumva nk'ibyo twakabaye twabivuzeho kabisa yego mama bivuzeho gake ariko ikindi okay njye nemeye amadolari 100 yo kugushyigikira muri kino gikorwa wakoze sivyo inyenyerura yake amadolari nari nyakora n'intangarugero nko gutanga urugero ku bantu kubera ko kurekura birimo umugisha brother dashi amaboko atanga ruta iminwa isenga ntabwo baba baraduhesheje umugisha muri iki gihe cyose gishize ukangura inyenyeri zacu ukangura inyenyeri z'abantu ngo tubure natwe kuguhesha umugisha yaba mu buryo bw'imitekerereze bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'ibifatika ushobora no kuguramo amazi ukajya uha bano bavandimwe bagufasha uri kumva njyewe iyo nkunga ndayitanze ndayemeye rwose kubera ko watubera umugisha muri uko kwezi ntabwo ihambaye ariko ivuye ku mutima ukunze irahambaye cyane ariko ivuye ku mutima ukunze ubwo rwari nk'urugero nari ntanze nshaka kwerekana ukuntu ubuzima buremye mu kurekura buremye mu kurekura nawe ukakira niko bigenda umuntu udafite uwo mutima wo kurekura no kwakira biragora nibyo bakubwira ngo amaboko atanga aruta iminwa isenga aho guhora akanyarira uvuga indi musenga uri gusaba wateka ugashyira umurwayi mu bitaro wasura umuntu kuri gereza cyangwa se ugafasha umuturanyi wawe cyangwa se ugashyigikira igikorwa cyiza sinzi wenda ukuntu iyi porogaramu ikora ese mwawe ubundi inkungu zikura kwitanga ni porogaramu ni uko ikora meze nk'umuntu wipapa nka nemama inkunga nta muntu witwa ngo ni umuterankunga w'iki gicaniro ngira ariko ngira inkunga z'abankurikirana akaba wenda nk'umuntu ufashwa ati ijambo ryafashije gakorwa ku mutima byamufashije nka rimwe mu gihe runaka atakira amazi ariko sindabona umuntu uvuga ati byibuze mpa totari y'abatekinisiye y'imparire cyakoze hari abadamu babiri nabavuze utaraza baba hanze bishyura Zoom bavuze bati ntabwo ugiye gupfa none se ujye ubivuga ujye ushyiraho gahunda y'uko abantu batera inkunga ikiganiro ujye ubishyiraho ntabyo mvuga kubera ko uko abantu bafite umutima barahari ngo abahanuzi turasaba nahungiweho n'abantu bafite ibikomere by'ababekorutse batubona waratangiye ahubwo iki kintu wagishyiraho ku mugaragaro uzagishyireho kuko mu bantu bose harimo abantu bose abeza n'ababi batari incakura sibyo incakura zaburizamo abantu bafite umutima mwiza erega abantu bakize ibikomere diye hari abantu bafite bliss batakiri muri za frequency zo hasi umuntu ugiye kwiyahura uramubwira ngo gutera inkunga gute ntabwo bishoboka ariko uwo nguwo ugiye kwiyahura ntabwo yaburizamo uriya uri muri za frequency zo hejuru we wumva agaciro kari mu gushyigikira sibyo ntabwo abantu bari muri frequency zo hasi ntabwo abantu batumva ibintu neza
baburizamo bumva ibintu neza yego ntuzahora ugakorera iryo kosa rero ndashingiye mama pasiteri umushumba nubwo ari leta ya dongo ariko aho ageze hose hari n'ahantu tuvuye mbona batujyanye imbere ibyo bintu biracyakora uyu rero umubyeyi witwa mu marioneri hari andi mavuta amaze kujyamo hari ukuntu twagicangaga umujyi hariya tukajya mu madekorasiyo n'iki sebyo tugashakisha tugakora iki byose shuri naramubajije ryaduka riri hehe arambwira ngo ubundi mu mavuta y'ubushumba iduka naryo ntugira ubwoba rirasimburwa n'irindi ukuntu ariko guhora mu madekorasiyo n'iki hari ukundi kuntu Imana irimo kunkangura no gukora kuko akunda gukora cyane ariko iyo afashe umwanya nk'uyu nguyu awufatiye twebwe sibyo adufatiye twebwe tugomba kugira gute gushyigikira kumushyigikira kubera ko uyu mwanya akaba ari muri ibyo ngibyo bya dekorasiyo akaba ari muri business kandi noneho gitondo nakira kandi noneho nsoza hajemo n'undi muhamagaro jewe nari mari turi gusenga ahantu gutya nyine Uwiteka aramwasamura ndashi byabaye ikibazo kugira ngo umubyeyi nk'uyu atwite inda nkuru y'amezi 8 yakari yakana gatoya twarajyanye ndi umubyeyi mukuru vraiment myaka 57 ntago wavuga ngo kakiza nakiyaga kizinani na 7 urabibona ntago bonye umwana ntango suye umwana bayiki arasa isaha ndagenda fata kanwa n'agahanga kugira ngo mbihuze ngo ndebe ko yagira wapi byari byakomeye ijwi rigiye gusohoka yasohotse rimuha ubushumba kandi missionnaire turasaba yuko dashi papa urakoze cyane twe turababyeyi bakurera mu mwuka kandi natwe uraturera kuko inyenyeri yawe tugomba kuyizereramo ibyo nibyo biranga inshuti ibintu biranga inshuti mu kugira gute mu kugira cyangwa gukangura inyenyeri z'abandi turi kukwizereramo n'abagenzi banjye bari kunkurikira barimo kumva turimo turakwizereramo ya masengesho dusengera wa mwanya niho yaherewe izina missionnaire agiye no gusengerwa umushumba wamusengeye Uwiteka muhishurira ako kantu nudashyiraho missionnaire Imana n'umugisha ahantu ari no kudukurikira nudashyiraho missionnaire ntago biraba bibaye uzareba abandi babasengera barimo kubaha iya nkoni we yasengeye ahabwa bibiriya byarikoze rero reka dushyigikire uyu mubyeyi Imana iguhe umugisha cyane ujye ushyiraho uburyo ufite umutima wo kugushyigikira gushyigikire kuko ntabwo waburizamo abantu bose bafite uwo mutima kubera gusa inshakura imwe cyangwa se ebyiri it's not good njyashiraho uwo mwanya ndi gusoza havuga ngo umuntu wumva wa supporting iki gicaniro nafata kuko hano nahageze bishyiramo ufite ubwoba kugira ngo ikiganiro kibe ibintu bikomeye cyane kuko hano abantu bakwiye kujya bagushyigikira pe ndakubwiza ukuri njyashiraho uyo mwanya ni umuntu washyigikira iki gicaniro nkabona wapi nkabona ni ibintu batarumva kandi maze umwaka urenga hano ngiye kumara imyaka 2 imbere yabo kandi barankunda byatari ujya ubishyiraho guhera uyu munsi reka tubisengera ahubwo inyenyeri mu yatsi inyenyeri tuyatsi babereye imfura tubabwije ukuri nk'abantu dusangiye nk'abantu twize hamwe tubabwije ukuri n'ukuri n'ukuri kuko niba urimo kwataka amavuta y'ubu missionnaire rero nta nubwo agira n'ihema doda kuko dodi z'abandi gutanga n'iz'abandi urabona ko ari agashuri kanjye ubu tugira abana dukura mu muhanda urabona iyo quartier n'uyemo n'ubu najya nkunda no kwivamo rero papa yavuze ibintu bikomeye cyane papa dashi rekurira abandi dashi dutange aka message ku gihugu cyacu ni gutabana bakiri mu muhanda kandi bashaka kwiga
urashaka imana ihezagira abawe udahezagira abandi n'abaturanyi bawe akagucaho yambaye agakabutura kacitse akagucaho yambaye ibirenge na bodaboda zidasa akagucaho nta n'agakayi afite kamwe konyine kuko pe urashaka ngo imana ihezagire ibyawe inyenyeri yawe imara abandi iki abandi imana iguha umugisha cyane inyenyeri yawe wenda yego wenda nka mariyoneri urabumva numva ubundi buhanuzi uhereye kugukangurira inyenyeri cyangwa se kugufasha no kuyimenya kugeza no kubakugaragira imana abantu batakubonamo mu buryo bw'ibikorwa ntayo ufite nubwo wayivuga kaje udashyira mu bikorwa uracyari muri za frequences zo hasi niba ariko nabyita so guhera uyu munsi iyo campaign turabisabye ku mugaragaro turayishyigikiye kandi cyane kizeho iryo tafari ryanjye ubwo biba intangiriro niba ariko nabyita biba intangiriro ujye utanga nimero ubishoboye agira ikintu agufashisha mu bijyanye no gushyigikira umurimo w'Imana ujye ushyiraho uburyo hari n'uburyo bubaho nko kuri YouTube bwa membership sinzi niba mujya mubugira ubwo buryo bwa membership naho abantu bajya bakitanga ni ukuvuga nshobora kuba ndi mu mahanga nkunda ibiganiro byawe ariko nkabura uburyo nanagushyigikiramo ariko ushobora gushyiraho nk'uburyo kuri YouTube hari ubwitwa membership abantu bishyura dukeya utudolari dukeya atatane cyangwa se 5 cyangwa 10 bakajya bakurikira batera inkunga ibiganiro byawe muri ubwo buryo noneho icyo gihe abantu 1000 bitanze ese ugira ngo abantu 1000 bitanze amadolari 5 ni amafaranga make akora ibintu byinshi cyane yagura aya mazi mwatwakirije yategera cameraman yafasha bano bantu ba internet n'iki kubera ko uyu ni umurimo w'Imana ntabwo rero umukozi w'Imana agomba kwicwa n'inzara ari kudufasha kandi duhari kwicwa n'inzara ndi kuvuga nuko ari aho akura hanze niho azagashyiramo kugira ngo twe duhembuke gusa twaba turi bantu nyabaki niba koko dukunda ibiganiro byawe akikijwe n'abana batajya ku ishuri ntabwo ari byo ntagiye kubikurikira vuba ariko hari ikintu nanjye ubwanjye byamenye ko niyo nje hano nkunda kuvuga nti wavuze iki nyigiramo isomo kuko burya duhora twiga buri munsi haba ubwoko bubiri bw'imitekerereze hari growth mindset na fixed mindset growth mindset ni mindset ikura ni wa muntu ushaka guhora yiga hari n'umuntu rero ufite fixed mindset abavuga butumwa bose nabatubuzi nawe nzongera kwizera afite fixed mindset abantu rero bakwiye kwiga kugira growth mindset kubera ko ntabwo ushobora gukura ntushobora gukangura inyenyeri ufite mindset iziritse ndi umudivesi nashakana n'umuyisilamu fixed mindset hari abantu rero bagira iyo myumvire wenda ikintu cyabaye kuri bamwe agahita cyitirira bose nabo we ntabwo wamurenganya hari igihe aba ari ikibazo cyo kutamenya kandi nanone wibuke ko biri mu migambi ya Sekibi none se Sekibi yaguca intege gute wa mugambi ako karongo yaragaciye abona Sekibi yaguca intege gute rero tugomba kumuzimya dukoresheje ubu buryo bwose bushoboka kubera ko igihe kirageze cyo kubwiza umwanzi ukuri Sekibi no kumubwiza ukuri igihe kirageze niba ari igihe tugeze cyo kubwiza umwanzi ukuri ni iki ngiki kubera ko bisa naho yasinzirije abantu bose ariko akagira ngo nta bifaru bihari ibifaru rero bigomba kumusinziriza imitego yose anyura amasinziriza abantu tugomba kumuzimya muri ubwo buryo nta buryo twamuzimya butari ukubwiza ukuri umwanzi ukuri ariko ibyo kintu ntugatume rero Sekibi aguhenebereza niba ariko navuga niwumva agatima kaje ujye ubikora kandi nta na rimwe kamere y'ubuzima igitenguha abantu bagira uwo mutima kandi uko byagenda kose iyo ubikoze nyuma y'igihe uriturwa isi irakwitura hari uburyo bubiri Imana yitura abantu Imana ishobora kukwitura by'ako kanya ariko hari n'izindi ngororano nyuma y'ubu buzima hari ubundi hari ubundi uvuga Imana ishobora kukwitura muri ubu buzima noneho mu bundi ikwitura inshuro nyinshi cyane itakwituye amakamba me nanone ikwitura ubuhamya ashobora kuba ubuhamya hano ukabyumva Imana irakwitura uzabigirire bigezo mbese urebe uzabigirire bigezo urebe nushaka ujye uvuga uti ngiye kubikora wa mugani ndebe reka mbikore bigezo ndebe ese bikorere bigezo urebe
bikore bigeze urebe nigeze mbikora bigeze umurimo kuri w'Imana urebe yuko nawe ibyifuzo byawe rimwe na rimwe bidasubizwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. papa adashingize kubikora kuri we kuko nzi ibanga ribayo. niwe muntu twasenganye ampanurira ko umwana wanjye bidafatika namba ko agiye kujya kwiga mu mahanga atitegura umwana wawe w'imfura yaje kugenda bavuye muri korari bavuye hamwe iwabo ku ivuko abantu baza muri bisi bari kunyumva nabo aho bari ntibirashoboka gute bariya se n'itike bazayikura he noneho bibaye naragarutse mu hituro ndamubwira n'uwiteka yakoze ese nta kindi cyakurikiraho wa gatatu nawe ati aragiye kandi agiye mu Bushinwa kandi direction yabaga ihari aza kugenda nawe abantu bose bagatase kwa Pasteur Amani bigenze gute bakura hehe bivahe nibyo ngibyo mwahoze muvuga Imana irakora abantu irakora ahubwo abantu arije tubindashima arije tubindashima ngo ukora iki ngo bimarira abandi inyenyeri yawe imarira cyane ese ko bagufashe kuzikangura wowe wakoze iki wowe wafashije iki mu gutuma nabandi zizakanguka kubera umurimo byanyuzemo kugira ngo zikangure nanone ati umwana wawe wa kabiri akoze ubukwe kandi bwiza bwihuse kubera ko gushyigikira hari n'abantu batinya kubivugaho bavuga ngo no gusaba no gusabiriza no tugomba kuvugisha ukuri rega rero ubuzima turimo nagaruka kuryaryana ngo kubwizanya ukuri byonyine ugeze nkaha kwa Marionero uhitubona ukuntu bimeze uhitubona byonyine ni studio ibintu bisabwa kugira ngo ikiganiro nk'iki gitambuka baraturanye rega ngende umunyamakuru nkora mu studio atandukanye kuri televiziyo na hehe nzi ikintu babisaba kugira ngo umuntu amara amasaha 2 isaha 1-2 yigisha live ese tekereza iki kuba aba YouTuber bose badakora live ni ibintu bihenze buri munsi mbikora abandi babikora rimwe mu cyumweru kwa mugana amafaranga Imana yaraguhaye pe uri umukire ariko igihe kirageze ngo twa-appreciating inyenyeri zawe tuguhesha umugisha natwe nuko nawe uduhesha undi mugisha nibyo ndacyurira moto imodoka nari kugura nayizanye hano kugira ngo abantu bakire ushobora kudashyigikira muri ubwo buryo buri direct ukajya ukurikira ku biganiro ushobora gukora subscribe burya hari ikintu wongereye mu bijyanye na traffic ya nuza ushobora kujya muri membership ukaba waba umumambre umunyamuryango kuko niba ukunda ama Marionero by'ukuri urukundo rushyire mu bikorwa ruve mu magambo rukore ureke n'igihugu cye mucamake nibyo ngibyo wenda nakomozaho sinzi niba hari akandi kantu wenda nawe warenzaho ariko iyi campaign uyitangize ndabigusabye noneho ngenda bisabye ndabitegetse yego yagiye umugisha igihugu cye uheruka gutekera abana bavuye mu muhondo n'umutuku bariya abana amaze igihe ntabatekera kubera support iki gicaniro cyarakuze kandi mbona abantu uburyo barimo bahembuka hano ubundi barabana harabazaga buri wa gatandatu na rimwe mu kwezi cyane basigaranye rimwe mu kwezi gusa bari kugenda biza kuko sharije zabaye nyinshi urumva gusapotinga ibi bintu ndashimo warabyumva live irahenda cyane noneho live ya buri munsi no gutwara nagize n'umuhamagaro wandushije ibiro kugira ngo abantu bahembuke bakire kandi iyo bari gukira numva ndi mu muhamagaro yego ko ntabwo wakwemerera se kibiko yazageraho agucika intege ugasanga usiga gukora rimwe mu cyumweru nk'abandi sinzamwemerera no mukubise dolari gutwara kandi igicaniro gitangiye ku madolari niba n'ibihumbi 5 byanjye ndajya kubuvunjisha idolari uko ibintu bimeze tegura rero abana muzacika intege nabo ubakorere uzambwire murakoze cyane oya ntuzigere uhagarika kino gicaniro kizakomeze cyake kandi rwose Imana izakiguheremo umugisha mwinshi kubera ko nawe uwuhesha benshi mu gihe isirangaye ubuza abantu ibintu bakabaye barimo ariko ufasha nubwo baba ari bake ariko hari umuntu ubukijije ya migozi ya seki hari abantu bazirikiwe
mu bintu byo kubarangaza gusa uri kumva ibyo bintu hari abantu bazirikiwe nijoro yaba ari ku buriri nta kindi areba wenda uretse urukozasoni uwo muntu ukaba umukuyeho umushikuje satani umushikuje satani umuzanye kumva inyenyeri uburyo yatera imbere hari abantu bafashwe n'imipira buri mugoroba saa 2 ari mu ikipe yacu barayishe barayimaze uwo muntu umushikujeyo ubu muzanye uri kumva ibyo bintu hari abantu bazirikiwe mu bitekerezo bibi hari umuntu ugera mu rugo urumva aya masaha abantu baba bageze mu rugo ugera mu rugo akaba aganjwe n'imitekerereze mibi mu rushako ntabwo bimeze neza arahagera bimeze nk'ikuzimu bajya bavuga ngo mu kabari haba ubwoko bubiri bw'abantu hari abifuza gutaha n'abadashaka gutaha uwifuza gutaha nuko mu rugo ari home mu rugo habaye mu rugo niye ni mu rugo niho hantu ujya mu gihe udafite ahandi hantu hose ho kujya iyo ahandi hose waburaniwe burya feri ya nyuma ni mu rugo noneho utekereza ko hari umuntu udafite no mu rugo nuva akabari kaba karamubihindukiye iki mu rugo hari umuntu rero ushikuza akabari ukamuzanye mu rugo akaba kumva ibiganiro nk'ibi ngibi kubera ko ari mu rugo kavuga ati byibuza kugira ngo mbe ni mu kabari reka mbe ndi hano nkangura inyenyeri y'urushako n'urugero abo bantu bose rero ugenda wambura sekibi muri ubwo buryo tuba tugomba kugira umusanzu kugira ngo bizahoreho ubundi bibaye ari na byiza hazaho hari imiryango myinshi ishyigikira ibiganiro nk'ibi ubutumwa nk'ubu kubera ko nk'iyi ni initiative yawe ariko hari imiryango ibiharanira irahari guteza imbere abantu mu buryo ubungubu iki gihugu cyacu rwose ukwiye gutera inkunga bino biganiro nk'ibi kuko birababaje kuba umuntu ashobora gusponsoriza ibintu birangaza abantu kandi hari ibindi bibakangura yakaba yashyiramo imbaraga ku buryo tubona hariya nko kuri live hariho abasponsa b'ikiganiro abaterankunga b'ikiganiro hari umuntu uri kukumva noneho ufite business ukeneye no kwamamaza rega kuki se ataba ari hariya hepfo abantu bose bari kumureba ariko yanagize n'uruhare mu mazi twanyweye mu byo watwakirije muri uru rumuri muri izi kamera muri iyi timu ngari nini iri hano inyuma uri kumva icyo kintu bikaba gahoro kuzageza ku rwego ibintu bizajya byikora nawe bitagombeye yuko ukura iriya umuzane agiye gutekereza hari unishyura igice nimube mugiye ndi ibyo bice ejo bamushyire ku zuba kuba ngo ntabwo icyo kintu gicike no ku bantu batwumva reka tujye twiga umuntu bagushimisha gufasha icyo utamufasha ni ikibazo ibyo ndashi urakoze cyane Imana idufashe pe urakoze cyane dusoza ndagira ngo ntanga amatangazo y'ukwezi kwa 9 najyaga nyatangira kuri Zoom ariko ndashaka kuyatangira hano ariko nanashimira cyane abantu mwese mwafashije ndashimira Dashimu ndashimira mama Mariamu uku kwezi mwaramfashije kuza kwatsa inyenyeri z'abantu hanyuma Dashimu nabivuze gakeya ariko reka mbisubiremo n'abashyitsi babyumve yewe mfite umuhamagaro wo kusengera abantu no kuvuga abantu bakaruhuka no kwemera gukoreshwa n'Imana kuva nkiri umukobwa kuva 2003 ndi umukobwa ufite ibiro 41 noneho harya ubu ugeze kuri bingahe ubu ngeze kuri biro hari byagabanutse mu minsi ishize nari mfite byinshi ubu byagabanutse ariko bigomba no gukomeza kugabanuka hari abadokiteri bari kunkurikirana ndashimira watangiye ufite muri 40 ngo nawe ingahe na kimwe muri 2003 nsengera abantu nikorera imitwaro y'abantu hanyuma ejo bundi mu mwaka wa 2023 ku itariki 24 bucya Noheli ba Imana irambwira ngo icara ku gicaniro ndashaka kuzana abantu banjye baboshyuka bambohorera mwana wanjye nzaguhemba ndashaka kuzana abababaye ndashaka kuzana abantu babuzubakira hari abantu benshi bafite amatitire naze aho bakuye banze kunyakirira abantu icaro nyakirira abantu natangiye ari mu kwa mbere dukoreshaga kamera kameze nk'agatirano ngaka turi aho bita hanze n'Imana namaze ukwezi hanze nicaye n'ahantu nicaye icyo gihe n'ubu byatsi byanze kuhamera nsengera abantu
ingendo zose ndazihagarika nkajya ngeza mu gitondo bizinesi shiduka nyihariye bene wacu abakozi ariko ngezaho mvuga ntimana ko ntangiye gucika imbaraga Uwiteka ati kuraje komera nzagushyigikira Uwiteka akajya aca no mu bantu badateranira hano nkabona baraje baramfasha amaboko ariko batazi n'ibingibi naho baje kunshyigikira ngo bambonye kuri YouTube ahandi batari ikiganiro hari ahantu wabwirije none reka tukuhumugisha nkawuzana buri kwezi Imana ikampa izina ryako ikambwira ngo uku kwezi uzasengera abantu banjye muri iyi tembe kandi nzakora ibitangaza nta kwezi gushira hadakoretse ibitangaza nk'ubu uku kwezi kwa munane Imana arambwiye ngo ni ukwezi kwitwa inyenyeri mwana wanjye genda watse inyenyeri z'abantu hari ubu aramashimwe abiri nakiriye umunsi mvuga inyenyeri y'ibirenge nimugora arambwira ati inyenyeri y'ibirenge nayizeremo ubundi muri Amerika undi munsi mvuga inyenyeri y'amashuri umubyeyi umwe arambwira ati nabyizeremo ubu mwana wanjye agiye kwiga hanze nta kintu na kimwe nemerewe kwishyura hari n'abandi wenda bataza gushima bashima nyuma none rero igihe namaze hano mbasha kwicara amasaha menshi ariko Imana ifite n'ukuntu yabikoze akenshi umugabo wanjye akora ataha gake akunda kuza muri weekend akaba n'igihaza kuko azi ko ashatse umugore w'umunyamuhamagaro kandi akaba azi ko umugore yubaha n'umugabo hari igihe aza yajyagaza hahita mfunga abantu ndimo nakira nkajya gukurikirana umugabo akabona ninkomeza kumwubaha nkibagirwa abo natumye mweho nzakururira akaguru yiga kujyaza yihisha none nkaza nkakira abantu nka saa 9 najya kuryama ntiwaje ryara ati humura ati umuhamagaro ufite ndawuzi uri gukiza imitima y'abantu rero uku kwezi kwa 9 Imana yambwiye ngo nze nsengera abantu muri iri jambo ariko teme yampaye nanjye kugira ngo nyimenye byansabye kujya muri yanzu y'ibitabo ya Dashimwe ibaze ko Imana yambwiye ngo ku kwezi kwitwa imbere yanjye niko Imana yambwiye ndabibaze se imbere yanjye ibi bintu bivugitse gute ariko mbanza no gutekereza ku kwezi kwa 9 ukuntu ari kuryoshye umuntu avukira amezi 9 hari imbuto z'umwuka 9 umugore wese abyarira amezi 9 kiretseho batekinitse ni ukwezi kw'imbuto 9 kuzaba ukwezi ko kugaragaza imbuto z'umwuka cyane noneho ndavuga se izina ry'ukwezi imbere yanjye sanga ari n'ijambo muri Bibiliya ribigaragaza Zaburi ya 16 Zaburi ya 16 umurongo w'8 birashoboka ko batekinisiye kubera ko ntabibateguje batari bubyestaremo reka mbyishakire hano Zaburi ya 16 umurongo w'8 haravuga ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka kuko ari buryo bwanjye sinzanyeganyeza haleluya ariko inganiriza hirya y'ijambo ryayo irambwira ngo imbere yanjye mwana wanjye cyo ugiye gusenga uribuka uko umunsi Yesu aterwa na sekibi mu minsi 40 Satani yamvuze ngo ndakuretse ariko nguteze mu kindi gihe imbere ndabyibuka ndongera ndabwirwa ngo umuhanga urabizi ko ategura imbere ndabyumva umuhanga ategura imbere genda usabira abantu umugisha basengere utegura imbere yaho abari bafite gupfa imbere ukureho urupfu abari bafite ingendo zigiye kuburizwamo imbere ukureho abafite imbere ubukwe ubusengere abafite imbere amadeni yatumba bamanika cyamunara ubikureho Imana impa iryo yerekwa ry'imbere yanjye none abadukurikiye twinjiye mu kwezi kwa 9 kwitwa imbere yanjye wowe uricara imbere yawe ukahategura utikara umuhanga umwe mubo watumiye yavuze ko umuntu asevinga mbere yo guhaha kuri usevinga mbere yo guhaha uburi mutegura imbere ubu rero muri uku kwezi tugiye gutegura imbere ku buryo n'umurozi
wari ugiye kugutega ibintu imbere haleluya haleluya ku buryo n'umuntu wari ugiye kukugirira nabi imbere buryo n'umuntu wagutanga imbere utashye akagutegera ku gipangu afatwa n'amasengesho ukwezi imbere tugiye gusaba Imana ngo ihe abantu umugisha imbere nuko kuntu Imana yabimbwiye sinzi nimba dashima ari cyakongeraho muri bwa buhanga bwe urabyumva iri ni hishurirwa rikomeye cyane pe kugira ngo ugere imbere rero kugira ngo ugere imbere bisaba kuba uvuye ahahise nuva ahahise urahakuruye ugeze none niba ugeze none ugiye kujya hehe imbere nyuma yo gukangura inyenyeri zose ugiye kujya he ugiye kujya imbere ubundi kugira ngo ujye imbere bisaba yuko wongera kuba nk'umwana muto ukamera nk'umutangizi buryo ukwezi kwa cyenda none gusobanura gutangira mu bundi nuvuga iyo ibintu bimaze kuvuka habaho gutangira nubwo umwana avukira amezi 9 ariko uzanarebe no mu bibariro byose ukwezi kwa cyenda kwafatwa nk'ukwezi kwa mbere kuva kera uretse wenda iyi kalendari yavuba ari ukwezi kwa cyenda kwafata nk'itangiriro ry'ubuzima bushya itangiriro ry'ubuzima kongera gutangira bundi bushya niyo mpamvu abantu baganura burya mu kwa munani baganura mu kwa munani kubera ko ni umusaruro w'umwaka wose baba mazemo uhereye ryari mu kwa cyenda rero ni ugutangira nyine ureba imbere burya umwana ikintu kimutandukanye n'umuntu mukuru nuko umwana aba afite future umuntu mukuru afite amateka sizira icyo kintu cy'ubu umwana aba afite imbere umukuru afite ahahise kugira ngo rero urebe imbere birasaba ko wongera kumera nk'umutangizi ukavuga uti noneho ndiho nonaha reka noneho ndebe imbere imbere ni ikintu gikomeye ni hishurirwa rikomeye cyane kandi ni imbere mu bintu byose ibintu byose ni imbere iyo utareba imbere ni ukuvuga iyo nabyo bajya bavuga ngo nujya usitara amano kubera ko iyo uguye ujya imbere ushobora no kugwa iyo waganaga ariko iyo uguye usubira inyuma ugwa iyo wavaga ujya imbere rero nunagwa muri iyo mbere uzanagujyayo genda nushaka uzagwire mu nzira uri kugenda hari igihe uzagwa iyo waganaga n'ubundi igihe wagwa muri penaliti hari igihe wagwa muri penaliti igitego kikinjira imbere ni ishuri ryiza biranejeje cyane ku kwezi kwa cyenda urumva inyigisho noneho tugiye kwiga niz'imbere nizo kureba ibiri imbere ibikomere birakize turimo turareba ibiri imbere yego na Paul yavuze ngo siga ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere yego cyane ko burya imbere ni naho honyine dufite imbere niho honyine dufite none se ahahise ubundi bakubwira ko nta marira abaho yahindura ibyahise warira ingunguru zingahe z'amarira ngo abantu n'ibintu byari bisobanuye byose mu buzima wabuze bigaruke nta marira wabona yabigarura wahangayika bingana iki ngo abantu n'ibintu byari bisobanuye byose mu buzima wabuze bigaruke nta ngano y'imihangayiko yabikora nuvuga ikintu kiba gisabwa nuko ibyahise ubikuramo amasomo ayo masomo wabikuyemo ukayazana none utegura imbere none ayo masomo amasengesho ibintu byose ukora bitegura imbere bigenda byikora Imana igenda yikorera utuntu twaye kubera ko urimo urareba hehe urimo urareba imbere kandi mu kureba imbere bisaba ko wubaka system wubaka system nuva wowe urimo uratwigisha imbere ariko hari system ugiye kutwubakira muri kwezi kwa cyenda ko kugira ngo tuzagere imbere hasabwa iki kugira ngo tugere imbere Satani kugira ngo tumutsinde imbere birasabwa iki iyo niyo formule ugiye kutwereka rero muri uko kwezi niyo system ugiye kutwereka muri uko kwezi no ugiye kutwereka system ituma tugera imbere iyo system izaba igizwe n'ibyo byigisho byose wakwitwara gute kugira ngo imbere habe heza wakwitwara gute kugira ngo imbere habe heza ese urushako rwakwitwara gute kugira imbere habe heza abagiye kubana bakwitwara gute mu isi yuzuye divorce kugira ngo imbere hazabe heza gutyo muri make ni nka formule ugiye kuduha izatuganisha imbere so abantu rero bazakurikira ari benshi kuko ngende mu misengera n'amatsiko misengera n'amatsiko nushaka ko imbere yawe haba heza niwo uzabigiramo uruhare cyane rwose nushaka ko haba habi ni wowe
abana batangira mu kwa 9 tangira ry'umwaka wa urufunguzo urufite mu biganza byawe nuvuga urufunguzo rw'imbere urufite hehe mu biganza byawe ikindi kugira ngo imbere habeho hasabwa impinduka nuvuga hari ibintu ugomba guhindura kugira ngo imbere habeho bakubwira ko umuntu w'umuswa wa mbere nuriho rukora ibintu mu buryo bumwe ejo akongera akabikora mu buryo bumwe ejo ubundi akabikora mu buryo bumwe yarangiza akitega imbere ibisubizo bitandukanye nibyo umuntu araryamira ariko imbere akitega ubukire n'urugero kandi buri gihe ahora yaryamiriye nuba bisaba ko imbere bisaba impinduka imbere wasarura ingona nuba kugira ngo itegure imbere neza nuko none hari impinduka ugomba hari utuntu ugomba gukosora hari utuntu ugomba guhindura kugira ngo imbere ibyo biteze imbere bizabe impamo iyo formule rero niyo dushaka ni gute umunyeshuri yategura imbere ye akazaba professor urakoze cyane yego arabitangirira mu wakangahe cyane arahindura iki arahindura niye myitwarire irarinda za nyenyeri ze zamuyobore zimugeza imbere ya myitwarire twagiye tubona nuva ni igihe nyine cyo ni igihe cyo kureba imbere none uzanibande cyane ku bikomere kubera ko abantu benshi babuzwa kureba imbere n'ibikomere ibikomere biguhuma amaso bigatuma utareba imbere kikaba stop ugahora ureba ku wakubabaje bakubwira ko iyo ubabaye iyo uhora ubabaye ufite agahinda uba uri kuba muhahise uri kumva iyo uhora uri kwica imbere uri kwica imbere burya aho kugira ngo uhore ubabaye wahangayikira hahise ibi birarutana guhangayika nabyo ntabwo ari byiza yego umutuzo niwo mwiza ariko kugira ngo ugire agahinda k'ibyahise wahangayikira ibyahazaza kubera ko bakubwira ko inzozi atari ziri roto ari nijoro ahubwo inzozi za nyazo ni zira zikubuza gusinzira zira zituma urara umeze gutya uvuga uti imbere nakora iki kugira ngo imbere hanjye hagende gutya bigende gutya ahubwo inzozi cyane nizazindi zikubuza gusinzira rero ahubwo izo zikubuza gusinzira nkeka ko rimwe na rimwe uraho udasinziriye uri gutegura iby'imbere nibyo thank you mu ncamake nako navuga urankanguye cyane urakoze cyane kandi ndashimutse Mariya mukireka niba hari akandi kantu yakongera karibu mama imbere ngo utazi ahahise ntamenya naho hajya yego ahahise hawe byari bimeze gute umaze gukurikira kino gicaniro ku nyenyeri zose twize wasanze bimeze biti none se urateganya iki imbere noneho ugiye gufata ngamba ki numara kumenya ibyo ngibyo urakurikira ibyo umuvandimwe Dashi yavuze cyangwa yanavuzeho cyane n'ibyo yavuzeho nonaha ibyo umukozi w'Imana Pastor Missionnaire Alice yavuze twese twavuze ndetse namwe mwavuze hari n'abagiye kubiganiza abandi murateganya iki ufite ngamba ki mugiye gukora iki nimurangiza gukora iyo homework ndi mwarimu kumbahaye devoir gende mu bitekerezeho mufata umwanya wo kwitekerezaho hari abakunda kujya kwicara imbere hafi y'amazi bakabona gutekereza mujyeyo muzakuraho ibisubizo hari abakunda kujya ku misozi mu biti birebire hari abakunda kujya kwicara muri jaridi iwabo hari abakunda kwicara muri salo iwabo hari abakunda kwicara mu cyumba iwabo mugende mutekereze mubirebe neza ubundi mufate umwanzuro mukora umurimo w'Imana neza cyangwa se mufate imyanzuro mizima mwizerere mubabarusha imbaraga mwizerere mu bakozi b'Imana Imana yashyizeho tubizereremo niko yabivuze kiwe nanditse utuntu turyoshye hano tubizereremo mubatubwiza ukuri niba hari umugore uvuga ukuri kukaryana no mu matwi ni Alice sinjya mumenyera niko namubwiye sinjya mumenyera rwose akubwiza ukuri nanjye ngano kunguko ari gihe cyara kambwiza ukuri kandi bikagenda neza nahita ntekereza nkava mu byo byari binteye agahinda nibyo narindimo cyane nakibuka nibiki akamvana aho hantu kandi yanjyana imbere nkagera ahantu
ngomba kugira uyu munsi niba mfite na kiriya kigo abifitemo uruhare akunda kunjyana imbere rero Imana ibaho umugisha cyane nizere ko tugiye gushyira mu bikorwa kuko kwiga tujya tubivuga mu burezi ngo systeme nziza yo kwiga ni learning by doing kwiga dushyira mu bikorwa niho dukura ubumenyi ngiro n'ubukesha iyo ni CBC ni competence based curriculum y'igihugu cyacu ni nako ibishaka rero iryo yerekwa mu gihugu rijyane n'iyerekwa ry'abana b'Imana cyangwa abakozi b'Imana bityo twebwe twakira ibyo bintu byose dushyire mu bikorwa Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Yes, tugiye kwinjira kuri Zoom. Turabashimiye dushimira byimazeyo. Mfashe umwanya ngo nshimire abantu mwankurikiranye muri uku kwezi kose. Ndashimira Dashimo wafashije umurimo hano wankanguriye YouTube channel yanjye. Wambereye inyenyeri kuri YouTube channel yanjye warayizinguye ndabizi neza ko wayizinguye. Amen. Amen. Waje mu gihe waje mu gihe. Ndashimira nyina w'Ingeri Mariam, ndashimira umugabo wanjye wampaye Imana yampaye Imana aransapotinga cyane no kunkurikirana na kare nejo nari mfite umushyitsi ambariza n'imbere y'umushyitsi arambaza ati gahunda yo kuruhuka imeze ite kuko kwezi gushize utaruhutse ndashimira n'abana banjye nabo bajya bicara bakambwira bati twateguye uburyo ugomba kuruhuka. Ndashimira ifurange by'umwihariko ajya mfasha gutegura kambwira ati mama gutya na gutya. Ndabashimiye cyane Imana ibaha umugisha. Amen. Rero mu kanya turi gusengera kuri Zoom iminota yo gusenga kuri Zoom tuba tugiye gusenga kuri Zoom turamara umwanya muto cyane ni ntama zanjye zo kuri Zoom zambwe ziti bushize Dashimo wamujyanye utamugejeje hano mu gikari muzane natwe hano mu butayu muri Zoom kuri Zoom twajyanye n'ubutayu n'ubuvumo Zoom yanjye sinjya nkora ikosa ryo kwifatanya n'ibi binyamakuru kwa kundi usanga uri kwerekana abantu ku isi yose ntibarageza igihe cyo kurwana intambara y'isi nitwe tubishoboye. Niyo mpamvu tugenda tukamanuka twahise mu butayu no mu buvumo turahasengera. Baravuze ati ubushize Dashima mujyanye utamujazanya hano natwe ngo tumusengere anadusengere ubu natwe uku kwezi nutamutuzanira. Turaje rero Imana ibaho umugisha. Turabashimiye kandi tubabwira ngo shalom shalom.